itareba uburanga nireba igihagararo. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, bayibutsa ibyo bakoze, bayibutsa amasengesho, bahawe umugisha. Imana ibakiza ibyago vuye mu bitambo by'abantu bapfuye cyangwa ahantu hari amayira abiri. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana ibarinde kandi Imana ibayobore ibihe byose aho muri hose mu Rwanda, mutandukanye muri diaspora, i Burayi, muri Canada. Mwese turabashimira uburyo mudukurikira, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu dukora. Imana ibaho umugisha rero kandi Imana ibarinde. Ntabwo twakwibagirwa Abanyafurika, namwe mudukurikira. Imana ibayobore, muhahe muronke ibihe byose kandi Imana ibishimire. Muri uyu mwanya rero tugira umugisha no kubana n'umukozi w'Imana, Pasiteri. Rwose ni byiza kuba twongeye kubonana, n'umugisha w'Imana. Turacyahumeka umwuka w'abazima, namwe Imana yabarinze. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo, tumusuhuza asuhuza n'abadukurikira. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Yego, murakoze cyane. Nanjye ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu Mukiza wacu. Amen. Amen. Pasiteri, ntago tuzi amazina yawe, ariko birashoboka ko watwibwira kugira ngo tubane n'umuntu tuzi. Amazina yanjye nk'uko mwari mubivuze, ndi intumwa nk'abandi Pasiteri Biginama Samuel. Umugabo kandi Yesu yarambuye ngo ugende uhamagare hari uwakumva akihana. Uyu munsi rero akaba ari bwo butumwa tugenda tuvuga, nubwo hari n'ikindi gihe tuba twarabuvuze, ariko ahanini niyo ntego y'ubutumwa. Hamagara hari uwakumva, hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara. Uhamagara hari uwakumva. Basa waje kubwira abantu icyo Imana yaguhaye. Yego. Amakuru y'ijuru muri iki gihe twari tumaze iminsi tutahura cyangwa tutavuga ubutumwa, ariko birashoboka ko Imana yaguhaye ibintu byinshi cyane. Bimeze bite? Amakuru ni meza. Turashima Imana. Yesu araturinze. Noneho twihutishije, reka tugusabe udusengera Imana, twinjire mu ijambo. Noneho icyo Imana yaguhaye ukibwire abadukurikira. Ni karibu. Yego. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye umugambi wawe mwiza kuri twe ndetse no kuba twumva. Mu izina rya Yesu, uyu mwanya tugiye kumva ijambo tubere umugisha. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni karibu rero umukozi w'Imana. Yego, murakoze. Naragira byinshi nanjye navuga, mbanje kwakira abadukurikiye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kandi dushimiye n'abakanze subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze gutera imbere ndetse bugere naho uyu munsi butaragera. Imana rero iturwane mu izina rya Yesu. Ndumva rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana nk'uko umwuka yari duhaye. Mfite ibintu bigeze nko kuri bitatu Imana yambwiye kuvugaho, hanyuma kandi tukaba aribyo tugiye no kuvugaho. Ibi bintu rero bitatu, nuba amaso uraza kubonamo ibyawe, kandi uraza kubona uburyo dukwiriye gusenga n'uburyo dukwiriye gukorera Imana, ndetse ubone n'uburyo tuzagera mu ijuru bitewe n'uko gusenga ndetse no kwizera no gukorera Imana mu izina rya Yesu. Rero ndumva ngiye kudusomera ijambo dusanga
mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Yego. Twamagambo ravuga ngo Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati. Uwiteka ategeka Aburamu ati. Va mu gihugu cyanyu. Va mu gihugu cyanyu. Usige umuryango wanyu n'inzu ya so. Usige umuryango wanyu n'inzu ya so. Ujye mu gihugu nzakwereka. Ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe. Nzaguha umugisha kandi nzogeza izina ryawe. Uzabe umugisha. Uzabe umugisha. Gatatu, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose mu isi izahera. Imana iramubwira ngo kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Kane, Aburamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Yego, rekera aho ngaho. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hano ijambo ry'Imana riratwereka Aburamu uyu nguyu avugana n'Imana. Muri iri jambo nk'uko muryumvise hakubiyemo ibintu bitatu bya nyabyo ku bantu bizera Yesu. Hakubiyemo ibintu bitatu bya ngombwa ku bantu bizera Yesu. Hakubiyemo ibintu by'umumaro by'agaciro ahari wari utazi, ariko uyu munsi ukwiriye kumenya kubw'ubutumwa twahawe. Imana ishimwe. Icyambere muri aya magambo harimo ikintu cyitwa gukorera umugisha. Ijambo Imana yabwiye Aburahamu ubwo yamuhamagaraga, iramubwira ngo Aburahamu, va muri Uri y'Abakaludaya ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzogeza izina ryawe. Imana iramubwira ngo kandi uzabe umugisha. Iramubwira ngo kandi umuntu uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Iramubwira ngo kandi muri wowe nimwe imiryango yose mu isi izaherwa umugisha. Ngo nuko Aburahamu ngo arahaguruka abigenza nk'uko Imana yamubwiye. Imana ishimwe. Yesu uri umunyembaraga. Aburahamu nk'uko mubizi ise yitwaga Tera. Iwabo bacuruzaga ibigirwamana. Iwabo hari nyabingi bakoreraga ibigirwamana. Ariko Yesu arangije aramuhamagara. Imana ishimwe. Imana itareba uburanga, nireba igihagararo, nireba aho umuntu avuka. Yatoranije Aburahamu. Ariko nawe muri iki gihe Yesu arashaka kugutoranya. Nawe Yesu yaragutoranije kandi arashaka kugira ngo umenye uburyo ugomba gukorera Imana. Imana ishimwe. Aburahamu rero Imana iramutoranya. Ariko ijambo rya mbere, ikintu cya mbere Aburahamu yagombaga gukora, cya mbere yagombaga gukora nk'ukorera umugisha. Imana ishimwe. Bigendanye no kumvira Imana, ijambo ryatubwiye ngo Aburahamu arahaguruka ngo abikora nk'uko Imana yabimubwiye. Aha ngaha rero iyo twumvira Imana tuba turimo turakorera umugisha. Iyo tugendana n'Imana tuba turimo turakorera umugisha. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo waho wa 8, ijambo rikatubwira ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Amen. Aho ngaho mu Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa 8 uraza kuhasanga ijambo rivuga
ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka, kubera ko mu gihe cya Nowa ibyari ku isi byararimbutse, byatsembweho n'amazi. Imvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40, ibyari ku isi byose birapfa. Ariko Nowa n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 n'umugore we, Imana irabarokora. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka, kubera ko yari yarumviye Imana. Iyo wumviye Imana uri murakorera umugisha, Imana ishimwe. Rero ndashaka kukubwira ku bintu 3: gukorera umugisha, guhabwa umugisha, no guhinduka umuhesha w'umugisha, cyangwa se guhinduka inzira y'umugisha. Imana ishimwe. Hano rero tubonye Aburahamu, Imana imubwira ngo va muri Uriya Bakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu arabyemera, ngo arahaguruka agenda atazi yajya. Imana itugire neza. Ariko Yesu agendana nawe, ariko Imana igendana nawe, ariko marayika w'Imana agendana nawe. Imana ishimwe. Hano rero Aburahamu yagendanye n'Imana, Imana ishimwe. Ariko ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya mbere umurongo waho wa mbere riravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa n'ijoro. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Rero Aburahamu Imana yaramutegetse, arangije rero aza guhirwa. Imana ishimwe. Aza guhirwa kuko Imana yari yamutegetse, arabyemera. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi wumvira Imana. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi ukorera Imana. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi wera imbuto zikwiriye abihanye. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi wizera Yesu. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi ukora ibyo Imana ishaka. Uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi ni wa wundi Yesu ahamagara, yarangiza akamutuma. Imana ishimwe. Aha ngaha rero hari abantu usanga bashaka guhabwa umugisha ariko batakoreye. Uyu munsi Imana intumye ku bantu bamaze igihe basenga, ariko Imana itarigeze ibabona. Imana idutabare. Umaze igihe usenga ariko uza mu materaniro wakererewe. Umaze igihe usenga ariko muri wowe habamwe igisimba, habamwe ikintu mbega kigutera kutumvira Imana. Muri wowe habamwe ubugugu. Umaze igihe usenga ariko ntabwo wumvira Imana. Umaze igihe usenga ariko ntabwo wumvira Umwuka Wera. Umaze igihe usenga ariko usenga waracitse intege. Umaze igihe usenga ariko usenga wivovota. Umaze igihe usenga ariko usenga wirwanirira. Umaze igihe usenga ariko ijambo ry'Imana ntabwo riba muri wowe. Imana iturengere. Aha ngaha rero ibi ngibi wamara kubinyuramo byose ukagaruka ukavuga ati ngewe Imana ntabwo inkunda, ukavuga ati ngewe ntabwo Imana inzi, ukavuga ati ngewe ntabwo Imana imbona, ukavuga ati ngewe ntabwo Imana inyitayeho. Imana iturengere. Aha ngaha harimo ijambo rikomeye, harimo message ivuga ngo
harimo message yitwa gukorera umugisha. Nkuko tubibonye ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. Nowa yagira umugisha kuwiteka ariko yaragize gute? Yarawukoreye. Nanone kandi Aburahamu nawe yaje kuzahabwa umugisha ariko yaragize gute? Yarawukoreye. Imana turengere. Nkuko twabibonye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Iyo umaze kwibwira amategeko y'Uwiteka, ibi ngibi uba urimo urakorera umugisha. Imana ishimwe. Hanyuma kandi muri iki gice twasomye cya Zaburi, cya Zaburi, iyo umaze kumvira Uwiteka uhita ujya mu ruhande rw'abantu bagize gute? Bahiriwe. None urashaka kuba umuntu uhiriwe, nawe urashaka kujya mu bahiriwe, nawe urashaka kujya mu bantu bahiriwe, kandi waranze gukorera iki? Umugisha. Emera gukorera umugisha, nawe ujye mu bantu bahiriwe. Imana turengere. Hanyuma ngiye kuvuga ijambo rya kabiri, ijambo ryitwa guhabwa umugisha. Guhabwa umugisha. Imana turengere. Habanje kuwukorera, none tugeze ku kintu cyitwa guhabwa umugisha. Imana ishimwe. Kuri iri jambo Imana yabwiye Aburahamu ngo iramubwira ngo kandi nzaguha umugisha. Iramubwira ngo kandi uzaba umugisha. Iramubwira ngo kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Imana turengere. Aha ngaha rero ni ijambo ryitwa guhabwa umugisha. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana dusanga muri Esiteri igice cya 9 murongo waho wa mbere, turasanga inkuru z'Abayuda. Umuntu witwa Moridekayi n'uwitwa Esiteri ndetse n'Abayuda bose bagombaga kwicwa, ariko ngo kuri uwo munsi bagombaga gupfiraho. Birahinduka ngo itegeko ry'umwami n'iteka rye ngo byendaga gusohozwa kugira ngo Abayuda bicwe, ariko ngo iryo tegeko rirahinduka, ahubwo Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe. Rero iki gihe kubera ko bano bene data b'Abayuda, Moridekayi na Esiteri ndetse n'abandi Bayuda bari baravaje igihe cyo gusenga, bari baravaje igihe cyo gukorera Imana, bakorera umugisha. Bari baravaje igihe cyo gukorera umugisha, barawukorera. Moridekayi Hamani aramupinga, ariko arihangana, arakomeza akorera umugisha wo kumvira Imana, akorera umugisha wo kugendana n'Imana, akorera umugisha wo kumvira Imana, akorera umugisha wo kwizera Imana. Ku munsi bagombaga kuza gupfiraho, ngo ariko barangije amasengesho y'iminsi 3, barimo barakorera umugisha, barimo barasenga Imana, barimo barahamagara Imana, bayibutsa imirimo, bayibutsa ibyo bakoze, bayibutsa amasengesho, bayibutsa imisozi batereye. Imana irabyibuka iravuga ati mwarankoreye ndabyibutse. Imana ishimwe. Rero iki gihe urupfu rwarahagaze. Moridekayi wagombaga gupfa ahita azamurwa mu ntera ajya gusimbura Hamani, kandi Hamani uyu nguyu yari yarashinze igiti ngo cya mikono 100. Icyo giti yari yarashinze ashaka kuzakimanikaho Moridekayi. Hamani uyu nguyu niwe bakimanitseho. Imana ishimwe. Kino gihe Abayuda bahawe umugisha, Imana ibakuraho urupfu. Bahawe umugisha, Imana ibongerera igihe cyo kurama. Bahawe umugisha, Imana ibongerera imbaraga. Bahawe umugisha, Imana ibakiza ibyago. Bahawe umugisha, Imana irabarwanirira. Bahawe umugisha, Imana ibaremera amashimwe. Imana ishimwe. Rero ntabwo wabona umugisha utakoreye. Uyu munsi hari abantu bafite ibisa n'imigisha ariko itariyo. Ubundi twebwe abana b'Imana umugisha tugira
twebwe dufite umugisha wo kuzabona Yesu, ariko tukiri n'inaha ngaha Imana iduha ibyo kurya n'ibyo kwambara bitavuye mu buriganya, bitavuye ahandi hantu runaka. Imana idutabare bitavuye mu bitambo by'abantu bapfuye cyangwa mu bundi buryo runaka bw'ubwesikoro. Imana iturengere. Yesu uri umunyembaraga. Hanyuma kandi kumenya Yesu nabyo ni umugisha ukomeye, Imana ishimwe. Hanyuma reka hano tuvuze ku nkuru yitwa guhabwa umugisha. Nkuko twabibonye ngo ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Rero iyo umaze gukorera umugisha uhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Reka nakire mwene data adusomere ijambo dusanze mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 igice cya 28 umurongo waho wa mbere. Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo waho wa mbere. Gutegeka kwa kabiri 28 umurongo wa mbere. Yego. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose, nuwo kwitondera amategeko yayo yose mutegeka uyu munsi. Imana igutegeka kano kanya. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kabiri, kandi imigisha yose izakuza. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho. Niwumvira Uwiteka Imana yawe. Niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu. Uzagirira umugisha mu mudugudu. Uzawugirira no mu mirima. Uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. N'imyaka yo mu butaka bwawe. N'imyaka yo mu butaka bwawe. N'imbuto z'amatungo yawe. N'imbuto z'amatungo yawe. Kororoka kw'inka zawe. Kororoka kw'inka zawe. Nuko imikumbi yawe. Nuko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe. N'ikibo uvugiramo. N'ikibo uvugiramo. Gatandatu, uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azagutuma ababisha bawe baguhagurukiye. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye. Banesherezwa imbere yawe. Banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganira. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye. Baguhunge baciye mu nzira ndwi. Baguhunge baciye mu nzira zirindwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. No mu byo ugerageza gukora byose. No mu byo ugerageza gukora byose. Kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye kwizaguha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera. Nkuko yakurahiye. Nkuko yakurahiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Ukagenda mu nzira ikuyoboye. Ukagendera mu nzira ikuyoboye. 10. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko amahanga yose yo mu isi azabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka. Agutinye. Amena. Kandi Uwiteka azakugwiriziriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe. Kandi Uwiteka azakugwiriziriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe. N'ibyiza amatungo yawe. N'ibyiza amatungo yawe. N'iby'imyaka yo mu butaka bwawe. N'iby'imyaka yo ku butaka bwawe. Igihugu Uwiteka yarahiye basogokuruza. Igihugu Uwiteka yarahiye basogokuruza ko azaduha. Uwiteka azagukingurira ijuru. Uwiteka azakingura ijuru. Ububiko bwe bwiza
ngo ajye akuvubira imvura mu ahantu hari ububiko bwiza mu ijuru Imana izahakingura Imana ijye kuvubira imvura y'umugisha ku manywa na nijoro. ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uwiteka azaha umugisha imirimo yose ikuva mu maboko. Uzaguriza amahanga menshi maze uzaguriza amahanga menshi ariko wowe ntabwo uzayaguza. Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uwiteka azaguhindura umutwe ntabwo azigera guhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa uzaba hejuru gusa. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Mutegeka uyu munsi ukayitondera. Mutegeka uyu munsi ukayitondera. Ntuteshuke uburyo cyangwa ubumoso ngo uve mu byo nkutegeka. Rekera aho ngaho. Ego. Ngo ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo Imana igeze gute igutegeka. Imana ishimwe. Amen. Yesu uri umunyembaraga. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo mu gutegeka kwa kabiri. Niye mpamvu habaye gutegeka kwa kabiri? Abisirayeli bakuze barimo basaza ariko hari hasigaye urubyiruko rw'Abisirayeli rutamenye iby'Imana yakoze kera, rutari ruzi iby'Imana yakoranye na ba sekuru kera. Niyo mpamvu habaye gutegeka kwa kabiri kugira ngo urubyiruko rw'Abisirayeli rumenye imirimo y'Imana, rumenye imbaraga z'Imana, rumenye iby'Imana yakoze. Imana ishimwe. Amen. Rero ijambo ryatubwiye ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko y'Imana, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Imana ishimwe. Inshuti yanjye urimo kunyumva reka kwiganyira, wizere Yesu, wizere Imana, wizere n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo, kuko iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Ibi byose mureba kandi bizagira iherezo. Imana itwereke mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana intumye ku bantu barimo barashaka umugisha ariko batakoreye. Hanyuma kandi hari icyo bita gukorera umugisha, bijyana no kumvira Imana, guhabwa umugisha, bijyana no gusohorezwa amasezerano. Hanyuma kandi iyo umaze guhabwa umugisha nawe uhinduka umuhesha w'umugisha. Imana ishimwe. Yesu uri umugabo mwiza. Ijambo ry'Imana dusanga hano muri yo igice cya 28 murongo wa 28. Ijambo riratubwiye ngo maze ibwira umuntu iti dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, kuva mu businzi, kuva mu busambanyi, kuva mu matiku, kuva mu bwibone, kuva mu gasuzuguro, kuva mu bapfumu. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umaze kubaha Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hano rero Abisirayeli Imana yarababwiye ngo izabaha umugisha wo mu matungo, wo mu rubyaro, izabaha umugisha mu midugudu batuyemo, izabavubira imvura y'umugisha yo mu ijuru. Imana yarababwiye ngo kandi nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Rero ibi bintu byose biza mu ijambo ryitwa guhabwa umugisha, ugahabwa umugisha mu izina rya Yesu, ariko wabanje kumvira iki? Imana. Rero uyu munsi Yesu antumye ku bantu bashaka guhabwa umugisha ariko batumvira Imana. Menya ikintu ugomba gukora cya mbere, ugomba kubanza ukumvira Imana. Niwumvira Imana uzaba urimo ukorera umugisha. Imana ishimwe. Reka mwene data dusomere ijambo tugiye gusorezaho, dusanga muri Yeremiya. Ijambo tugiye gusorezaho dusanga muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 21. Yesaya 30
Yesaya 30 umurongo wa 21 wonyine. 30 umurongo wa 21 umurongo wa mbere. Yesaya 30 umurongo wa 21. 21 aravuga ngo kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma. amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira mube ariyo mukomeza. iyi niyo nzira mube ariyo mukomeza. Imana ishimwe. Ibi nabyo ni umugisha. Yesaya arahanura, Imana imutumaho ngo ahanure mu gihe cyanuriye Abisirayeli bizera Yesu, bizera Imana, ngo kandi nimujya kunyura mu mayira abiri, ngo mugiye kunyura iburyo cyangwa ibumoso, muzumva ijwi ribaturutse inyuma ribabwira riti iyi niyo nzira aba ariyo munyuramo. Imana ishimwe. Rero kubizera Yesu ntabwo tuzayoba inzira, kandi iri jwi ry'Imana ririmo rirakora cyane. Yesu arimo arahamagara, Imana ihamagara mu ijambo. Yesu kandi Imana kandi yongera kuvugira mu nzozi. Yesu ajya avugana n'abantu mu nzozi. Imana kandi gitumaho abantu abahanuzi. Imana twiyereke. Imbere yawe hari abahanuzi Imana yagutumyeho, hari ijambo ryayo, hari Bibiliya, kandi Yesu yongera kuvugana nawe mu nzozi. Rero ngo nujya kugera ahantu hari amayira abiri, ukabona ibintu bigucanze, uzumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo iyi niyo nzira aba ariyo unyuramo. Imana ishimwe. Rero ibintu nk'ibi nabyo ni umugisha, kuba wakumva ijwi riguhamagara nta muntu ureba, ariko Imana ikaguhamagara ikakubwira inzira unyuramo. Ibi rero Yesu arabikora, yarabikoze ku batubanjirije, n'uyu munsi arabikora. Imana ishimwe. Hanyuma rero hano Imana yabwiye Aburahamu dusoza, iramubwira ngo muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana kandi ibwira Aburahamu ngo nawe uzaba umugisha. Iyo wabaye umugisha rero uba wahindutse nawe umuhesha w'umugisha. Uyu munsi abapasiteri nibo bahesha umugisha cyane ku rwego rugaragara, cyangwa se n'abandi bantu runaka bakora ibindi bintu bikomeye. Pasiteri rero iyo akubatije abaguhesheje umugisha, iyo agushyingiye abaguhesheje umugisha, kandi pasiteri iyo agushyinguye wavuye mu mubiri nabwo abaguhesheje umugisha. Hanyuma ku ifunguro ryera, pasiteri yayoboye uwo murimo cyangwa icyo gikorwa abahesheje umugisha abantu. Igihe dusengera abana bavutse tuba tubahesheje umugisha. Hanyuma kandi igihe abantu batanze ibya 10 n'amaturo, hakabaho kubasengera, hakabaho kubasabira umugisha, icyo gihe nabwo tuba tubahesheje iki? Umugisha. Iyo umuntu avuze ijambo ry'Imana akabwiriza iteraniro, iryo teraniro yabwirijemo aba arihesheje umugisha. Hanyuma nawe nuteka ibyo kurya byawe ukagaburira umuntu ushonje, uzaba umuhesheje umugisha. Niwambika umuntu wambaye ubusa, uzaba umuhesheje umugisha. Hanyuma rero ndumva tugiye gusenga, ariko dusoreje ku ijambo ryitwa guhesha abandi umugisha, guhinduka inzira y'umugisha, guhinduka inzira y'amahoro, guhinduka inzira y'ubutabazi bugera ku bandi. Imana iturwanirire. Hanyuma ndumva tugiye gusenga, dusengere wowe maze igihe wivovota uvuga ko Imana itaguhaye umugisha kandi utarigeze uwukorera. Imana twiyereke. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha pastor, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tugiye gusoza, ndumva nta kindi urarenzaho, kereka niba hari ikindi ushaka kurenzaho, ariko reka tugusabe uduhe nimero zawe kugira ngo abazagukenera bagira ngo basengere bizashoboke ko bakora byoroshye. Yego. Nakoze cyane.
nomero zanjye wambonaho ni 0782 69 15 60. Tigo ni 0728 120 411. Hanyuma reka dusenge, hari ikindi twakongeraho? Dusengere udusoreza niba nta kindi. Yego, reka dusenge. Hanyuma ngiye gusengera umuntu maze igihe yivovota avuga ati ngewe Imana yarandetse, ntabwo Imana yakuretse, nawe nukorera umugisha uzawuhabwa mu izina rya Yesu. Kandi nyuma yo guhabwa umugisha hari ukuba nawe uzahinduka umuhesha w'umugisha. Hanyuma wowe wisuzuguraga Yesu agukureho dayimoni igutera kubona yuko mbega ntacyo uri cyo. Imana iturwanire. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe, sengera umuntu wese uryumvise kugira ngo rimugire ahantu rimuvana ndetse nigire naho rimugeza. Mwami, rizatubera impamba ndetse n'urwego ruzatugeza iwawe, ubwo uzaza gutwara itorero uzasanga tukwizera. Kwirukanye dayimoni muhozi, turagushimiye kubyumvise kandi ku ijambo ryawe ari ry'umugisha. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane Pasiteri, Imana ni umugisha kandi namwe abadukurikiye tubasaba umugisha mwinshi cyane. Muhahe muronke kandi mugire ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzongere ubutaha. Ciao ciao.